one member of AEO TV. So muri kutureba hano turi ku cyambu, iki ni icyambu cya Kabagera cyambutse abantu bava Cyunuzi bagana ku musozi wa Gashongora. Twabashishikariza rero kuza kuhareba kuko ubwiza nyaburanga bw'akarere ka Kirehe. So turabakunda cyane, niyo mpamvu AEO TV twaje kubarebera ibyiza bitatse akarere ka Kirehe. Nkuko mubibona koko ubuzima buraryoshye, twatembereye turi na timu ngari, abana, abamama ndetse n'abandi bose dufata akantu nkuko mubibona, buri muntu wese yihereza. Ufite icyo kurya, ufite icyo kunywa, wari we wese ashobora kuza akagifatira ahangaha. Ahantu ni heza, mwese tubararikiye kuzaza kureba ibyiza nyaburanga byo mu karere ka Kirehe. Akarere ka Kirehe, aka gace gakikijwe n'imisozi itandukanye. Uraza kubona umusozi wa Gashongora, uruza kubona hakurya hari umusozi wa Curazo, ndetse hakurya nanone hari undi musozi wo hakurya muri Ngoma. Aka ni agace keza rero, agace karyoheye amaso. Aha hantu mubona, mugerageza kureba mwese. Yesu we. Aha habamo n'amafi. Aye. Habamo amafi manini rwose. Uko iminsi igenda iza, hari igihe biba ngombwa ko ushobora kuhabona ifi y'ibiro 2, 3, 4, 5. Aho uko muhabona. Ibyo byiza byose birahari kandi ibintu bimeze neza. Turabararika buri mumwe wese kuzaza kureba. Turaza gukomeza tugenda mu duce dutandukanye, turaza kubereka Cyunuzi yose, uduce tugize Cyunuzi. Ni mu ntangiriro z'akarere ka Kirehe. Turaza kubereka kandi igishanga cy'umuceri. Igishanga cy'umuceri nicyo gishanga gitangirira akarere ka Kirehe mu rwinjiriro rw'akarere. Aha mubona rero duhagaze ni mu kagari ka Cyunuzi. Ariho abantu baza baturutse mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore bashyikira ahangaha. Iyo bashyikiye ahangaha baraza kwambuka muri bwa bwato doze tubereka ahangaha. Ubu bwato nibwo batwara bukabatwara ku musozi wa Gashongora, ahahoze kera hitwa muri Birenga. Hari ku musozi wa Birenga, ariko uyu munsi naho ni mu karere ka Kirehe. Uyu musozi nawo waje mu karere ka Kirehe, ariko hahoze kera ari muri Birenga. Dukomeje kubakunda rero kandi turabashakira ibyiza byinshi bya buri munsi. Nkuko mubona twe twatembereye ku mazi. Yewana hani ku mazi kimagaze mu yunaga ari umuvure. Ubona ubwato. No kuvuga ngo tugiye gutembera tuva hano twamuka tujya hakurya muzi umunyango bamo bakunzi ba AEO TV. Ntacyo turaje tugendane, mukore subscribe, like, comment and share kugira ngo ni indege yo ku mazi, ni indege yo ku mazi. Naga ari umuvure niki? Ni indege yo ku mazi. Ni indege yo ku mazi. Ritiko. Bayitaga Ritiko. Ritiko yo ku mazi. Bayitaga Ritiko. Ko yandigendaga mu mazi endijagamo abantu 97. Yego. Okay. Twagiye mwinjire mu bwato twagiye. Okay, nkuko mubibona turi kumwe n'abasore bari fani cyane. Umwe ngo ni nimba ari byo mwaka bweka ari mukuru wa Nsabi. Mwaka bweka ari umwishi wa Nsabi. Baraza wa Nsabi. Umwe ngo ni muri umuntu wa Nsabi, sorry. Uri nawe ngo ni umwishi wa Nsabi. Okay, reka dukomezanye turebe. Wagiye yakagaruka akababwira ko yahabonyera. Bashiki bacu kabajana ku mazi bambaye ibintu bisa ubwo ni imbanga abagacize ku kibuga cyane mwa Dorora munyarwanda tumujyana. Indege yo ku bwato, indege yo ku ntuza yo mu mazi yagusize mwa. Ese turasubira inyuma ra. Nuko Yesu azabasiga mu mwasigaye inyuma. Yesu azabasiga. Yesu yaravuze ngo azajyana n'abaka ngo nabagize bakera. Naba ari kureba bazaba bari kugira bate. Ibyo ntabwo bibagamo. Urabyishe.
ngabasinziriye ngo zabasiga oya ngabazajana n'ingabo ze azambukana n'ingabo ze ngiye tuzajyana kuko mparaga ndi maso wagurunga maso uzara mukecuru waje kumuzana nawe reka tukugirire impuhwe tukujane mukecuru ariko hari ibiro byinshi mana yanje hano mu bwato turi kumwe na murumuna wa Nsabe tukaba turi kumwe n'umwisho wa Nsabe mwabiyumviye turi kumwe kabisa n'uburyo baganira nibo neza nabeshyaga ntaho ubeshaga ntabwo mbeshyaga cyane mwese mwese buriya nawe uze gutwara jewe oya da uyu nguyu ni ubaguzi gutwara cyane kandi ari wowe mukuru kuri njewe kandi oya da nge ntandi mukuru ndi mutoya mfite ubwanwa bubiri n'igice kandi abanyakigali nabo rero uri hano rero tuzi n'ukundi batubigishaga gutwara ubwato bikajaja biraje tukavuga ngo Yesu yaraduhaye imbaraga ahangaha habagamo amafi barimo ariko umuzemo nayizana yagiye kuryama ukabanza ukagira yagiye kuryama mukanyara amazi ko gakonjera abanza ukagira ubundi bikagira abari meza ku gisenyi ngo niho habaga amazi iburasirazuba amazi garahari oya da mwagabonye ko gahari ubu ni umunyenga go mu bwato uno munyenga ntago ari ubwato iyi bayitaga indege yo ku mazi ya ndege yo ku mazi yemwaga abana b'Imana ko mutavugaga buriya ko kabatagamba ngaba bajaga bagamba uravuga se waduhaye agaki turi bumwe kandi uramwana nawe kandi nkabira iyo ni iz'abanyabuhanga abaniriye baturutse twabazaga uyu musare atubwire niba koko n'amatungo ajyamo amatungo ajyamo turafata tukayazirikaga ukayakwishe ujya atagwa mu mazi murayazirika yego mukayatwara amatungo ni inka mwayishyiramo hano mwabwira ko habona fanta ntiwakicwa n'ijya mu mazi ahangaha ubundi bakayifatira ku bwato oya da ndebera aha ndabona umuntu uri kunywa amazi koko se aya mazi yaba ari meza ko mbona aya mazi yaba yanduye aya mazi hejuru ubonaga ari umwanda yego aya mazi ni urubogobogo yego baratwereka ko amazi ari urusaro bagerageza kuyanywa aya mazi ngarakeye yego ntiwakicirwamo n'inyota hariya hari umuvure inderu bayita inderu hariya ni inderu ahagari ni inderu umuvure ni wa wundi inka zinyweramo amazi na wa wundi bengeramo twari tubonye hano akato gatoya kameze nk'umuvure ariko batubwiye ko atari umuvure batubwiye ko ako kato gatoya bakita inderu dore twa dusimba bavuga ngo ni ibishuhe yego ubwo ni byinshi cyane kabisa reka uyemo rwose wabasha kwikuramo nubwo uba uri kureba bimwe wakandagira ukagenda wagenda ngo warohama koko umusarima aratubwira ko ushobora kurohama ariko aratwizeza ko ari umutwazi mwiza reka atumare impungenge hano harimo abantu Buramu yambwiye ko afite impungenge akurikije urugendo uko rungana uru rugendo ariko turagira tubaze umusare atumare impungenge koko cyane rwose niba koko nta bibazo biri muri uru rugendo atubwire umutekano waho atubwire uko bimeze niba utarohama araza kutubwira n'igihe batangirira bambutsa abantu n'isaha barangiriza kwambutsa yego murakoze saa 12 za mu gitondo ngo batangira saa 12 za mu gitondo tukageza saa 12 bakageza saa 12 z'ijoro bariho dutaha tugataha neza ariko ikibi hano ni ukwicara neza ku bwato ku ruhande ntago birimo wakundi uri kugenda hajya wasinzira gato ugahita uruhama ukava mu mazi tukakuruhamura
Yego. kuramo cyane rwose Bakuye ngo wanyoye nk'akane ni kuba byabaga ari byiza. kuriya hoya iyo uguyemo natwe tuhitaga dusimbuka tugahita Oya tuguye giye nabanza nkamureka akabanza akanywa nk'akane k'amazi. ibyo ngibyo imana ntabwo yabyemera cyane rwose None kubera iki yaba yagiye gusinzira ati kare yari ahantu ngahangaha. nagiraga mbasobanuze iyo bibaye nyuma ya saa 12 koko abagenzi bahari kandi bataha kure bigenda bite kugira ngo umuntu mumuhe ubufasha bw'ibanze kugira ngo atarara kuri iki cyambu? Murabatwara. None ko mwambwiye ko murangiza saa 12 uje wera nka saa 12 n'igice we yabigenza ate? keretse yadusanze hariya n'ubundi akabusanga hariya. Bumwe ashobora kubusanga hakurya cyangwa se ubundi akabusanga hakuno. akabusanga ari akabagera Yego. n'ubundi hariya bakabusangayo Yego. Kuri AOTV twagerageje kubabwira ko n'imizigo bayitwara. Hari imizigo urabona batwaye igare nibibona mu bwato buri imbere batwaye amagare. Iri ni igare batwaye. Urabona ko imizigo nayo bayitwara. Twagerageje kubabwira kare ko na moto bazitwara. Ariko reka mbaze umusare wambwiye ko moto bayitwarira amafaranga 400 none igare baritwarira ngahe? Igare naryo baritwarira 100. Yego. Ni byiza cyane. Ubu bwato bwanyu nashaka kumenya niba musobanukiwe ibiro bwaba butwara cyangwa se niba mutagendeye ku biro ubundi rutwara abantu bangahe kugira ngo bube nibura bwuzuye. N'abantu senkana. hano batwagenda 44 Yego. Ubu bwato turimo butwara abantu 44. Buriya bwagiye butwara 32. Ni byiza cyane. Iyo mugerageje kugerageza mu biro mwavuga ko bwaba butwara ibiro bingahe muri rusange mugereranije? Ni ibiro byinshi. Murakoze cyane. Dore wa murumuna wa Nsabi Nkuko mubibonaga naje ndi kuja ndatwara ubwato. Naje mu gihe kizaza nanjye nzabutwara. Ngo bitangiye kuja birananira. Shaka imbaraga yega Oyaga. ubwo bwato bwawe babwita gute? Babwita Inderu. None uzi gutwara? Nta mpungenge waba ufite zo kuba warohama? Vuga ko nazo warutwe. Ntabwo ufite ko warohama. Vuga kuri seriye. Nta bwoba ufite? Ari seriye. Bwo kugwa mu mazi. Ntabwo. Ako kato uragasobanukiwe neza? Yego rwose. Murabona rero ko tugeze ku nkuka Kabagera nkuko twakomeje kubabwira tugeze ku mwaro wo hakurya. Niba mubibona abagenzi mo barava mu bwato. Abagenzi bose bavuyemo. Byari bimeze neza urugendo rero rwari rwiza cyane. Ko dukutse rero na ya timu yacu. Abantu bose baragerageza kuva mu bwato. Muri Amerika ni heza ariko no mu Rwanda ni heza. Ndago haruta mu Rwanda. Muri Amerika ngo ni heza.